ubusanzwe kugendana n'ibihe bisaba ubushishozi no kwihugura, bisaba gutekereza neza mu buryo bwagutse, bisaba kandi kwiyungura ubumenyi kuko buri munsi ukeye uzana n'impinduka mu buzima n'imibereho byacu nk'abantu. Kirika Podcast igufasha gusobanukirwa uburyo buboneye bwo gukoresha ikoranabuhanga dushingiye ku byabaye, ibiri kuba ndetse n'ibyo guhanga amaso. Tuganira ku masomo ashingiye ku buhamya n'ubushakashatsi, tubasangiza ubusesenguzi bw'abahanga n'ibitekerezo by'abaturage, tukamenya amahirwe dukwiye kubyaza umusaruro hamwe n'amakosa dukwiye kwirinda mu gihe dukoresha ikoranabuhanga. Iyi ni episode ya 8, umurama w'amafaranga. Inzego zikora mu bijyanye n'ubuhinzi zigaragaza ko hakenewe ikoranabuhanga rifatika kandi rigera ku bantu ku buryo ritanga umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi ku Rwanda n'Abanyarwanda. Uyu munsi tugiye kuganira ku ikoranabuhanga mu buhinzi, by'umwihariko imikoreshereze y'imashini zigezweho zifasha mu buhinzi bujyanye n'igihe. Njyewe nitwa Mizero Crispin Fahim, ndabaramukije kandi nishimiye kubana namwe. Mbahaye ikaze. Ni mu gitondo, izuba rirarashe mu misozi y'u Rwanda, imirima irashashagirana nka zahabu, abantu baritegura gutangira imirimo y'umunsi. Ibirenge muri kumva ni intambwe zanjye nerekeje mu mirima, ndi kugerageza kunyaruka kugira ngo mpurire n'abahinzi mu mirima yabo mbere y'uko batangira akazi, burya koko udakora ntakarye. Hagati aho ndagenda mbaganirizaho. Inzego zikora mu bijyanye n'ubuhinzi zigaragaza ko hakenewe ikoranabuhanga rifatika kandi rikagera no ku bantu benshi, bityo rigatanga umusaruro uhagije ku gihugu. U Rwanda nk'igihugu kiri mu nzira y'amajyambere, umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi uratanga icyizere. By'akarusho ni uko ubuhinzi n'ubworozi ari imwe mu nkingi zikomeye zifatiye runini u Rwanda n'Abanyarwanda mu bijyanye no kongera ubukungu bw'igihugu ndetse no gutuma Abanyarwanda barushaho kwihaza mu biribwa. Imibare ya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri igaragaza ko 20% by'Abanyarwanda aribo batabasha kwihaza mu biribwa. Gusa mu rwego rwo guhangana ndetse no guhashya icyo kibazo, hari ingamba zitandukanye zagiye zifatwa hagamijwe kongera umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi. Ikibazo cyo kongera umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi cyanaganirweho kinasohoka ari umwanzuro wa mbere mu myanzuro 13 y'inama y'igihugu y'umushyikirano ya 19 yateraniye i Kigali kuva tariki 23 kugera ku 24 Mutarama umwaka wa 2024. Uwo mwanzuro wavugaga ko hakwiye kwihutishwa ingamba zo kongera umusaruro w'ubuhinzi no kwihaza mu biribwa, harimo kongera ingano y'ubutaka buhingwa, ubutabyazwa umusaruro bugahingwa, kongera ibishanga bitunganyijwe hibandwa ku bice bitandukanye by'igihugu, kongera ingano y'ubuso bwuhirwa ndetse no kunoza ibikorwa byo guhunika umusaruro. Mwaramutse. Erega twaramukiye ku murimo. Yego. Uyu turamukanyije yitwa Munyemana Ramazani, ni umuhinzi ushishikajwe cyane n'iterambere mu buhinzi burangajwe imbere n'ikoranabuhanga. Uyu mugabo ni umwe mu bakora ibijyanye n'ubuhinzi ndetse n'ibikorwa bibushamikiyeho, bizera ko gukoresha ikoranabuhanga ari kimwe mu byafasha mu iterambere ry'urwo rwego. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe mu murima, by'umwihariko ku buhinzi dukora. Ubu tugiye guhinga umurima twifashishije imwe mu mashini zigezweho mu buhinzi bujyanye n'igihe, tugamije kongera ireme ry'umusaruro. Uko Munyemana azingurusa amaso yitegereza umurima utari muto, ni nako imashini iringaniza ubutaka yiteguye gutangira akazi. Iyi mashini usibye kuba idasanzwe, ifite n'udukoresho tw'ikoranabuhanga tumfasha gukurikirana imikorere yayo mu gihe iri mu kazi. Ndibuka bambwiye ko batwita sensa, kandi nitwo nifashisha mu kugenzura ibipimo by'ubutaka mu buryo bw'amashusho. Uyu mugabo w'imyaka 42 y'amavuko amaze imyaka 26 abeshejweho n'ubuhinzi. Yambaye itaburiya y'icyatsi na bote z'umukara. Nyuma yo kurira imashini akicara mu mwanya wa shoferi, akuyemo telefone y'ikoranabuhanga ayihuza na mudasobwa y'iyo mashini.
binsaba gukanda inshuro nkeya kuri telefone yanjye, ubundi nkabasha kugenzura uko ubutaka bwanjye buhagaze, nkahindura indeshyo ntarengwa y'ubujyakuzimu bw'ibihingwa. By'umwihariko nshobora no kubona ubutumwa bumenyesha iyo hari ikibazo imashini igize. Atuje rwose nta gihungana mba, Munyemana amaze kugenzura ubutaka neza nuko atangiye guhinga. Iyo wegereye wumva ko moteri y'iyi mashini ifite imbaraga. Arakomeje ari kuringaniza ubutaka neza. Iyi mashini yahinduye uburyo duhingamo, yatugabanyirije igihe twakoreshaga duhinga ndetse n'imbaraga twakoreshaga. Erega n'amafaranga twahingishaga ubu twayakoresha n'ibindi twita ku buhinzi bwacu. Yego. Mu gihe Munyemana akomeje kuringaniza umurima we, hakurya mu wundi murima Mariya nawe ari gutegura umurima we kuwuhingamo ibigori akoresheje ubundi bwoko bw'imashini yitwa power tiller. Mwaramutse. Yego twaramutse neza cyane. Ndabona mwebwe mufite imashini ntoya kandi iri mu kazi rwose. Iyi mashini mpigisha ishobora kuba ntoya ugereranyije na tractor ya Munyemana, ariko iyi ni ikwiye ku buhinzi bwanjye nkorera mu murima muto. Gusa iramfasha cyane nkayihingisha, nkanayiteresha imyaka, imbuto by'umwihariko imfasha gutwara umusaruro binyoroheye. Iyi mashini ya Mariya nayo ifite uburyo bwo kuyihuza na murandasi ku buryo bimufasha kugera ku makuru y'ingenzi hamwe n'ubufasha mu buryo bworoshye. Reba, nakeneye ubutumwa ku buryo bushya bwo kurwanya ibyonnyi. Ibikoresho nk'ibi by'ikoranabuhanga bidufasha guhorana amakuru ku gihe no gufata imyanzuro ikwiye ku bihingwa byacu. Uko amasaha agenda niko umunsi wicuma. Abandi bahinzi mu Rwanda bakoresha izindi mashini zihinga zitandukanye, buri imwe itanga umusaruro mu iterambere ry'ubuhinzi bushingiye ku ikoranabuhanga. Ubuhinzi bujyanye n'igihe ntibushingiye gusa ku mamashini, ahubwo icy'ingenzi ni uburyo ikoranabuhanga rihabwa agaciro mu buhinzi bugezweho mu kuzamura abahinzi nka Munyemana ndetse na Mariya. Abakunzi ba Kirika Podcast tubashimiye kubana natwe dukurikira inkuru ya none. Ngaho mudusangize icyo mutekereza kuri iyi ngingo. Mukore subscribe kuri Mizero Media, mudufollowing kuri Instagram, Facebook na Twitter kuri Kirika Pod. Iyi episode mwagejejweho ku nkunga ya Minisiteri y'Ikoranabuhanga no guhanga udushya mu Rwanda ku bufatanye n'ikigo cy'Abadage gishinzwe iterambere HIZ binyuze mu mushinga wayo 250 Podcast Lab. Ni munyemerere tube duhiniye aha, tuzasubukure kuwa gatanu saa 12 za nimugoroba. Amahoro.